Umuhanzi Yampano yari agiye gufungwa azira gusambanya umwana utujuje imyaka, abeshyerwa. Ni umuhanzi uri mu bagezweho muri kino gihe, ndetse rwose wavuga ko akunzwe cyane kuko amaze kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'injyana ye ndetse n'impano afite yo kuririmba. Ni umuhanzi waririmbye indirimbo nyinshi zitandukanye, harimo Si ibyanjye, Uwo rizagwira, Ngo n'izindi. Uyu muhanzi mu minsi ishize yahishuye ko yigeze gufungwa akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka. Ibi bikamutera agahinda gakabije ubwo yari ari muri gereza ubwo yifuje kwiyahura, ariko ntibyamukundira. Ngo wahe ikaze kuri Admountain U, aha ngaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyacicikanye kuri iyi mihanda. Ngo wahe ikaze. Nongeye guha ikaze mu muryango uri kwaguka Admountain U, gusaba ngo nukunda ibyo dukora ukande subscribe, hanyuma nukunda iyi video ukande like, tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyacicikanye kuri iyi mihanda. Uyu muhanzi Yampano mu minsi mike ishize yahishuye uburyo yageze gufungwa afite imyaka 19 y'amavuko, akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 y'amavuko. Birumvikana cyane ko uyu yari akiri umwana. Uyu muhanzi yatangaje ko we n'uwo mukobwa w'imyaka 17 bakundanaga, bimwe by'urubyiruko nyine by'abana gukundana ndetse no gukururana. Hanyuma rero Yampano yaje kubona mukuru w'uwo mukobwa, ubwo nyine haje kuza mukuru w'uwo mukobwa uruta uwo mukobwa mo gake. Yampano amwitegereje abona niwe mukobwa bakabaye bakundana kuko bari mu kigero kimwe, uwo nguwo abona ni umwana nyine. Hanyuma rero Yampano afata umwanzuro wo gukunda wa wundi mukuru, uwo mutoya aramureka. Uwo mukobwa mutoya amaze kubona ko Yampano amubenze, ni ibintu bitamushimishije habe na gato, ubwo yahise apanga umupango rero wo kwihimura ndetse no kwihorera kuri Yampano. Ubwo hari ku cyumweru abantu bagiye gusenga, ababyeyi ba Yampano bagiye gusenga ndetse niwe w'uwo mukobwa badahari. Uwo mukobwa ngo yohereje agapapuro Yampano, agapapuro kamutumizaho rero kamushaka. Hanyuma rero Yampano nawe ajya kumureba ngo baganire yumve icyo amubwira. Yampano amaze kugerayo ngo baganiriye nk'iminota 30, hanyuma imvura ihita igwa. Ubwo imvura yari irimo kugwa, Yampano ngo yahamagawe na mama amubwira ko amushaka. Hanyuma Yampano ntiyabyitaho cyane kuko imvura yari nyinshi, amubwira ko aje ariko ntiyagenda kuko imvura yari nyinshi cyane. Ubwo yari agikomeje kuganira na wa mukobwa bisanzwe mutoya w'imyaka 17, haje inshuti ya Yampano yitwa Elize. Hanyuma iyo nshuti ya Yampano ibwira Yampano ati ngwino nkubwire. Hanyuma Yampano aragenda, bigira ku ruhande we n'inshuti ye bariganirira biratinda cyane rwose, batera stories zitandukanye. Muri ako kanya ari kuganira na Elize, Yampano yahamagawe na papa we. Yumva papa we ntago yishimye, ari kumubwira ati umva nkubwire, ibintu wakoze nimba wabikoze ntungarukiraho. Yampano ntiyabyitayeho kubera ko yumvaga ko nta kintu yakoze ndetse nta kintu yishinjaga. Yarakomeje yiterera story n'inshuti ye Elize, baraganira biratinda cyane rwose. Nuko bamaze kuganira Yampano afata inzira arataha. Ageze mu rugo asanga abapolisi bamutegereje baje kumufata ngo bamushyire muri yombi rwose bamujyane. Yampano bakimufata, umupolisi wa mbere ngo amukubise jido amukubita hasi, hanyuma aramufata rero bahita bamushyira muri butu y'imodoka baramutambikana. Hafashwe ibipimo hagati yabo bombi, hagati ya wa mukobwa ndetse na Yampano. Nuko rero bamaze kubifata, Yampano ahita atabwa muri yombi. Nyuma yo kugorwa n'ubuzima bwo muri gereza, Yampano yaje gutekereza kwiyahura. Rwose yifuza kwiyahura ariko ntiyagira umuntu abibwira. Ibi ngibi abigira ibanga rikomeye cyane. Yasobanuye ko impamvu yumvaga yakwiyahura yabonaga azira ubusa. Ibi ngibi rero rwose bikamutera agahinda gakomeye cyane. Ibi byatumye Yampano afata umwanzuro wo kubeshya papa we. Papa we yari yamusuye. Yampano yatangaje ko yabeshye papa we rwose ko bafite imbeba zikunda kuza kubarira ibiryo aho bafungiye. Amubwira ko imbeba zikunda kuza kenshi zikabarira ibiryo iyo babiraje. Yampano amubwira ko rwose akeneye kinini cy'imbeba cyo kugira ngo ajye azitega azice. Abwira papa ati nuza uzanzanira ibinini by'imbeba. Iyi ngiyi nk'umubyeyi nawe atekereza kure cyane, nawe ntago yigeze abyumva. Yaramwikirije gusa ariko ntiyabikora kuko nawe yari yabibonye ndetse yaranabitekereje cyane ko ashobora kuba yakwiyahura kuko yumvaga ko nawe azira ubusa uko Yampano yabimubwiraga. Yampano yaje kugira amahirwe akundwa n'umupolisi, aramuganiriza, amubaza ibibazo bigiye bitandukanye, amubaza n'ibyo bintu yarabikoze koko. Hanyuma Yampano nawe afungura umutima rwose amubwiza ukuri, amubwira ko ibyo bintu atigeze abikora. Mbese amubwira inkuru yose uko byatangiye ndetse n'uko byarangiye. Uwo mupolisi yagiriye inama Yampano aramubwira ati niba ibyo bintu ari byo kuko ibyo bintu mbwije ukuri utarabikoze, humura uzataha. Aramuhumuriza cyane, arongera amubwira ko nta n'impamvu afite yo gushaka umwavoka kuko ibisubizo bizaza bigaragaza ibipimo bapimye uko bizaba bimeze. Aramubwira ati humura, niba utarabikoze koko uzataha, ariko niba warabikoze rwose ntacyo nakwizeza. Yampano yagarutse ku biganiro yajyaga agirana n'abantu bari aho ngaho, n'abantu benshi batandukanye, abo bari bafunganye ndetse n'abandi batandukanye bamuganirizaga.
barambwiraga ati se wa mwana we imyaka 19 ugiye gufunga imyaka 25, iyo myaka 25 zaza uri muri 40 n'ingahe? Abantu muzi imibare mutubwire. Ibi nabyo rwose yatangaje ko biri mu bintu byamuteraga kwiheba. Uyu musore yabaye muri gereza igihe kugeza ubwo ibisubizo byaje bigaragaza ko atigeze asambanya uyu mwana w'imyaka 17. Birumvikana cyane nawe ari we wakwishima. Yampano nawe yagerageje gutyo ashaka kwishima. Ashatse kwishima rero ngo aserebure, umuntu umwe araza aramubwira ati ibintu uri kwigira ntago baza ngo bakubwize ukuri basanze warabikoze koko. Ubwo rero ushobora kuba waranabikoze bakaba bakubeshye kugira ngo utagire aho ujya ndetse utanirukanka nyine ukiyahura. Baramubwira ati wowe tuza gake turaza kubireba. Nuko Yampano none bya byishimo yaratangiye kugira birongera birahinduka. Urumva nyine babisubiye aho byatangiriye. Arongera arababara agahinda kaba kenshi aravuga ati se kuki bambeshye. Yarongera nyine ariheba. Nuko rero burya ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Yampano yagumye ku kuri kwe hanyuma arategereza ngo aze kureba imyanzuro. Hanyuma rero biza kuza bigaragaza ko rwose Yampano atigeze akora ibyo bintu. Hanyuma rero baramubwira ati Yampano rero ngaho fata inzira utahe. Mu bipimo byaje byagaragaje ko uyu mukobwa w'imyaka 17 yavukanye ubwandu bw'agakoko gatera sida. Hanyuma rero ibi Yampano yarabyishimiye cyane aravuga ati mana urakoze cyane undokoye kabiri. Urumva n'ubundi koko yaba yarabikoze yari kuba yararwaye iyo sida. Hanyuma rero yaba yanabikoze n'ubundi agafunga imyaka 25, ubwo yarokotse kabiri. Iyi ni inkuru idasanzwe rero yabaye kuri uyu muhungu Yampano. Ushobora kuba nawe utaruyize cyangwa utarakurikiye ikiganiro yagiranye na MIE Empire ukaba ubyumvise. Reka ngushimire ufashe umwanya wawe ukabana nanjye. Iyi ni Admountain You. Nkubwira ngo nukunda ibyo dukora ukandi subscribe. Hanyuma nukunda iyi video ukandi like. Tuganira amakuru ya entertainment agiye atandukanye. Ahangaha nakubaza ni se wowe ukuyemo ihe somo? Duhurire muri comment ugende utubwira ibyo ukuyemo. Hano tuganira rero amakuru agiye atandukanye hirya no hino. Ibintu biri kugenda bitrending. Uretse gato nene bagiye kubwira aka kantu. Warazi ko Yampano yaramuka afunzwe afite imyaka 19 tutari buzamenye ko ari umuhanzi, dore ko yafunzwe ataramenyekana. Yafunzwe nta ndirimbo n'imwe arakora. Izi ndirimbo zindi zose twagiye twumva nizo twazumenyeho nyuma yuko afunguwe. Ubwo rero birumvikana neza ko tutari bumumenye. Byari kuba bibabaje. Ndakwibutsa ko uyu muhanzi afite indirimbo nshyashya yakoranye na Papa Cyango yise ngo ni indirimbo nziza cyane, genda uyirebe kuri YouTube channel ye ni Yampano. Hanyuma rero reka duhure mu bindi biganiro. Ndabakunda cyane. Iyi ni Admountain You.